Amagaze ni kuvumo bwinjira bukagera mu gihugu cya Uganda. Aha niho umwami Ruganzu yacaga yerekeza mu gihugu cya Uganda agiye gusura mugenzi we Kabaka. Iyo yashakaga kujya gusura mugenzi we wo mu gihugu cy'Ubugande ntago yacaga ku butaka. Yacaga hano muri ubu buvumo agahita yingukira mu gihugu cy'Ubugande byoroshye. Iyi niyo yari inzira y'ubusamo kuri Ruganzu mu gusura mugenzi we wo mu gihugu cya Uganda. Numwe ushobora kubaza igihe ibi birunga byarukiye kugira ngo ubuvumo bubeho. Ngubu ubuvumo bwa Musanze tugiye gukomezanya nabwo, tugende tubutembere, dusure inkomane za Ruganzu, dusure Kanyamise, dukomeze ndetse tujye no mu Kinigi n'ibidukundira. Bakunze ku buvumo nababwiraga bwitwa inkomane za Ruganzu. Aha ni ubuvumo bwa kabiri burangirira. Impamvu yiswe izina ryo mu nkomane za Ruganzu, aha tugiye kubona ibindi byiza byinshi. Tubone aho umwami Ruganzu yicaraga saroye, tubone insyo bakoreshaga mu gusya amasaka, turabona byinshi bijyanye n'umuco nyarwanda kandi kuko byemeza ko aha hantu habaye umwami Ruganzu. Ni mu nkomane za Ruganzu. Nyuma yo kuva aho abantu babaga bicaye barimo basya amasaka, ubu noneho twerekeje mu ruganiriro. Uyu ni umuryango werekeza mu ruganiriro. Aha tugiye kureba aho umwami yabaga yicaye, umwami Ruganzu arimo aganira n'abantu be. Aha niho hari mu ruganiriro rw'umwami Ruganzu. Aha imbere yanjye ndabona aho bitaga ikambere. Aha niho havaga ibinyobwa bije bisanga abantu hano mu ruganiriro. Iyo ukomeje imbere gato, aha hari icyumba bivugwa ko cyari icyumba cy'umwami Ruganzu. Ngaha rero aho umwami Ruganzu yicaraga akaganira n'abantu be, ngaha aho umwami yabaga ari asangira n'abantu be. Aha niho byemezwa bidasubirwaho ko aha hantu habaye umwami Ruganzu. Nguru ruganiriro rw'umwami. Mu bihumbi 2012 ubwo hatangiraga ishuri rya IBTC Film and Design School ryigisha gufata amashusho, gufotora no gukora film, nta watekerezaga ko byagira ahangaha hose. Ubu abarisohotsemo bayoboye uruganda rw'amashusho aha mu Rwanda no muri East Africa. Ni abakozi b'amateleviziyo, ni ba rwiyemezamirimo, bafite n'ibindi byinshi bakora. Abangabo bose bigaga bicaye mu ishuri imbere ya mwarimu. Ubu noneho IBTC Film and Design School yabise ku rundi rwego, iri kwigisha benshi vuba kandi neza kurusha mbere. Impamvu nuko ubu bakoresha ikoranabuhanga ryo kwigishiriza kuri internet online. Murakaza neza ku rubuga rwa IBTC akanyerezo e-learning.com cyangwa se ukanayibona unyuze ku rubuga rusanzwe rwa IBTC Film School. Ibyiza by'iyi program nuko ihendutse kurushaho, ukigira aho uri hose ku isi kandi ukigira igihe cyose ushakiye. Kwiyandikisha nabwo unyura kuri IBTC akanyerezo e-learning. Duhamagare kuri 0788 54 302 na 07 28 54 302. Umwihariko w'aya masomo nuko noneho IBTC bari kwigisha ubukanishi bwa moto ku buryo ishwanyaguza ugashyira hariya ukongera ukayiteranya mu kanya nk'ako guhumbya, kandi byose biri online. Nyuma y'urugendo rwa kilometero 2 n'igice uva mu mujyi wa Musanze werekeza i Rubavu. Aha ni ku ishuri ry'ubumenyi rya Musanze hafi ya kaminuza Ines Ruhengeri. Tuhasanze amafoto menshi atandukanye yerekana ibyiza nyaruburanga bigize igihugu cyacu, ariko by'umwihariko harimo ubuvumo bw'u Rwanda. Aha ni wabo w'ibyiza by'u Rwanda, cyane cyane ubuvumo bw'u Rwanda, no kuvuga ubuvumo bwa Musanze. Aha ni mu karere ka Musanze, umurenge wa Musanze. Dukomeje imbere gato, hano hari ibishushanyo byinshi. Ibishushanyo bigenda bigaragaza ubwiza bw'u Rwanda, bigenda bigaragaza ubuvumo bwa Musanze. Ibi ni bigaragaza umuco nyarwanda. Ibi nabyo ni bimwe mu byiza bitatse igihugu cyacu. Bakunze ibikiganiro Fly na mukerarugendo, aha mpagaze ni neza ku muryango winjira mu buvumo bwa Musanze. Aha ni umuryango winjira ukomeza ukakuzengurutsa ubuvumo bwose. U Rwanda ni kimwe mu bihugu bifite ubuvumo bwinshi. U Rwanda rukaba rufite ubuvumo busaga 50, ariko ubusaga 12 bwose bukaba bugaragara mu karere ka Musanze. Aha tugiye kureba ubu buvumo bwa Musanze, tubutembere turebe n'ibice bibugize.
Ubu buvumo bukaba bufitanye isano n'iruka ry'ibirunga, cyane ko akari agace kegereye imisozi miremire, imisozi y'ibirunga. Iyo ukihagera uhasanga ama escalier cyangwa se stairs zikoze neza cyane zigufasha kwinjiramo. Ni ahantu hateye neza cyane, hafite amahumbezi, hari akayaga keza, hari umwuka mwiza, ndetse ni ahantu ubona hadashyushye ariko hatanakonje cyane. Iyo ukomeje kumanuka ugenda usanga ahantu hatangaje cyane, gusa ahantu hijimye ku buryo bitakoroha gucamo udafite ibikoresho byabugenewe bitanga urumuri. Aha ni ahantu rwose ureba ukabona ko ari ahantu habereye ijisho. Aka ni agace nyaburanga, ahantu h'ubukerarugendo umuntu wese yagira amatsiko yo kuza gusura. Aha hamaze kuba agace nyaburanga kanogeye ijisho ku banyamahanga ndetse n'abanyarwanda bagenda batahura ibyiza bitatse igihugu cyabo. Iyo ukomeje, iyi ni inzira rwose, inzira ikoze neza, ni ahantu hatunganije ku buryo ukomeza urugendo rungana hafi n'ibirometero 2 uzengurutse uciye hano mu buvumo. Iyi ni inzira nziza cyane, gusa hari umwijima mukeya, hakaba hari n'ubukonje bugereranije. Aha duhagaze ni ku muryango neza winjira mu buvumo. Aha hari urugendo rw'iminota 45 uciyemo hasi kugira ngo nibura uhinguke aho ubuvumo uhingukira mbere yuko ukomeza mu bundi. Aha ni ukuvuga ni ibirometero hafi 2 byose ugendamo hasi. Hari umwijima, hari akayaga, ndetse hari n'ubukonje. Tugiye kwinjiramo dukomeze turebe ubu buvumo, maze natwe duhinguke aho abandi bahingukira, turebe ubu buvumo. Ukinjira kuri uyu muryango ni ahantu hafite uburebure nibura bwa metero 8 kuva hasi kugera hejuru, na metero 6 kugera nko kuri 12 mu bugari. Ni inzira ndende ku buryo hatangaje kwinjiramo, gusa iyo ugezemo imbere hari aho usanga harenza na metero 6 ku buryo hari nka metero 10 cyangwa 15 z'uburebure ndetse na 15 gukomeza z'ubugari. Nyuma y'urugendo rw'iminota 45 hafi kilometero 2 n'amaguru, noneho ndabona ntangiye kubona umucyo. Ndabona ngeze aho ubu buvumo bushobora kuba bugarukiye igice cya mbere cy'ubu buvumo. Ni urugendo runanije cyane, ni ahantu rwose hakoze neza, gusa harimo ubukonje budasanzwe, harimo umwijima ku buryo ubona ko udafite ibikoresho byabugenewe mu gutanga urumuri, amatoroshi cyangwa se amatara, ntago wahabasha, kubera ko ntago ari ahantu umuntu wese apfa guca uko yishakire. Agomba kuba afite abantu bari kumwe nawe bamuherekeje, agomba kuba yambaye imyambaro yabugenewe. Aha ni ahantu heza cyane umuntu wese yakwifuza gutemberera akabona. Ngaka gace nyaburanga k'ubuvumo bwa Musanze, ngaha ahantu umuntu wese afite amatsiko yo kugera. Bakunze ikiganiro Fly na mukerarugendo, aha mpagaze noneho ndabona umucyo hanze, birasa nkaho mvuye ahantu kure cyane ku buryo hari aho nageze mbona ntabasha kureba umuntu turi kumwe cyangwa se ngo mbashe kureba ku ruhande. Ariko ubu ndabona hanze, ndabona nongeye kubona umucyo nyuma y'iminota 45, nyuma y'ibirometero hafi 2 ngendamo hano hasi mu buvumo. Tukirangiza uru rugendo rwose rukorwa umuntu agenda ahantu heza cyane. Gusa icyo twababwira nuko ubu buvumo iyo urimo imbere ntago uba ufite rezo ya telefone, uyibona ari uko utangiye kubona umucyo. Iyo umaze gukora uru rugendo rwa kilometero 180 hafi kilometero 2, ni ukuvuga urugendo rw'iminota 45 urimo hasi, uhingukira hano hari icyapa cyanditseho cyangwa se ibuye rinini cyane ryanditseho Bat Habitat. Ni ukuvuga aka ni agace muri ubu buvumo kabamo uducurama. Iri buye rinini rigaragaza ko urangije ubuvumo bwa mbere, ugakomeza hari inzira ikomeza ku buvumo bwa 2 ndetse n'ubwa 3, ugakomeza no mu bwa 4. Ni ukuvuga ubu nibwo buvumo bwonyine ubuvumo turangije buba mu bucurama. Kuva aho twinjiriye, iyo umaze kugenda metero zisagaho gato 200 uhasanga ubu bucurama. Ni ubucurama butuje, budafite amahane,
kandi ni ubucurama bwiza bunogeye ijisho kubureba. Aha hantu ikindi twabibutsa nuko ubu bucurama buvurwa buri nyuma y'amezi 3 bugapimwa, hanyuma kugira ngo barebe ko buhagaze neza, bumeze neza mu buzima bwabwo. Aha hantu ni ahantu heza hatangaje cyane, ni ahantu hanini hafite nka metero 10 kugeza kuri 12 uturutse hasi ugera hejuru iyo ugeze hano usohokera, ndetse na metero nk'esheshatu kugeza ku 8 mu bugari. Ni ahantu heza cyane ku buryo umuntu wese wamutumira kuza kureba ahantu. Aka ni agace nyaburanga, ni agace washishikariza buri muntu wese kuza gusura. Bakunze ikiganiro Fly na mukerarugendo, ndabararitse muze dukomezanye tugende tujye kureba ubundi buvumo aho bukomeje. Ni ubuvumo bwinshi cyane kandi ni ubuvumo bubereye ijisho. Iyo tuvuye kuri ubuvumo bwa mbere turazamuka tukagera hanze. Aha ni ahantu heza cyane, ni ahantu hari akazuba, ni ahantu abantu baruhukira nyuma y'urugendo rurerure abakoze, ukicara ukabanza ukagarura akabaraga, nyuma y'uko ukomeza ukajya mu buvumo bukurikiyeho. Aha mureba iyi ni inzira ituruka kuri Bat Habitant, hanyuma tukakomeza twerekeza mu bundi buvumo. Ubu iyi nzira uko muyireba ikomeza yerekera mu buvumo buzwi ku izina ry'inkomane za Ruganzu. Ubu ni ubuvumo nabwo butangaje cyane, buvugwa ko hari byinshi bihari kandi biburanga bivuga ku mwami Ruganzu. Nyuma y'ubu buvumo bw'inkomane za Ruganzu twerekeza kuri Kanyamise. Ubu nabwo ni ubundi buvumo bubarirwa hafi cyane, nabwo ni nko mu kilometero 1. Bakunzi b'ikiganiro Fly na mukerarugendo, ntago ari ubwo buvumo bwonyine gusa, ahubwo burakomeza tugakomeza twerekeza mu Kinigi mu buvumo buzwi ku izina rya Ruginga, Mirasano ndetse na Uwinyoni. Burakomeza ndetse hakaba hari n'ubugera muri Kongo. Ngubu ubuvumo bwa Musanze tugiye kubatembereza bwose mukabureba, namwe mukaza kubona ibyo byiza bitatse igihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse n'akarere ka Musanze. Amateka agaragaza ko ubu buvumo bwabayeho bigendeye ku iruka ry'ibirunga, ubwo ibikoma byo mu birunga tuzi ku izina rya maguma ari byo byagendaga bigafatana ndetse byabyaye ubu buvumo. Ni mu myaka ibihumbi n'ibihumbi ishize, kuko nta muntu n'umwe ushobora kubaza igihe ibi birunga byarukiye kugira ngo ubuvumo bubeho. Ngubu ubuvumo bwa Musanze tugiye gukomezanya nabwo, tugende tubutembere, dusure inkomane za Ruganzu, dusure Kanyamise, dukomeze ndetse tujye no mu Kinigi nibidukundira. Bakunzi b'ikiganiro Fly na mukerarugendo, wijya kure kurikira iki kiganiro. Iyi ni inzira igikomeza yerekeza ku bundi buvumo, ubuvumo bwa kabiri, ubwa gatatu, ubwa kane ndetse n'ubwa gatanu n'ubwa gatandatu. Aha turimo murabona ni ahantu hateye neza cyane, ni ahantu hakomeye. Turi kwerekeza ku buvumo bwa Kanyamise ndetse n'inkomane za Ruganzu. Reka dukomeze tuhatembere. Ahangeze hari inzira ebyiri, hari ubuvumo bwa mbere bwerekeza ku Mukamira, hakaba n'ubundi bwerekeza mu nkomane za Ruganzu. Hari urugendo rw'iminota 15 tugiye kwerekeza mu nkomane za Ruganzu, maze turebe aho umwami Ruganzu yakoreraga ibikorwa bye, tuharebe neza ndetse tubashe no kuganira n'abantu benshi batubwire byinshi bazi kuri ubu buvumo ndetse n'umwami Ruganzu. Nerekeje mu mwijima udasanzwe, aho nerekeje mu nkomane za Ruganzu. Ndabona aho ari ahantu hatari harehare cyane, hari metero 2, metero 3,
z'uburebure kuva hasi kugera hejuru. Iyo ugezemo hagati muri ubu buvumo ugenda usangamo ibyapa bigenda biyobora abakerarugendo cyangwa abandi bantu babucamo. Nk'aha dusanzeho icyapa cyanditse ngo mind your head, bivuga ngo genda ucunga umutwe wawe. Impamvu nta yindi nuko hari aho usanga ubuvumo ari bugufi ku buryo ushobora gukubita umutwe hejuru. Bigusaba rero ko bashyiramo ibi byapa bigenda biyobora abantu. Nyuma y'urugendo rurerure rw'iminota 15 ducamo hasi, ubu noneho tugeze aho ubuvumo bwa gatatu butangiriye. Ubuvumo bwa gatatu aribwo busohokera ahitwa Kanyamise segment, ni ukuvuga n'ubuvumo bwitiriwe Kanyamise. Aha rero dusohokera ni hahandi ku buvumo nababwiraga bwitwa Inkomane za Ruganzu. Aha ni ubuvumo bwa kabiri burangirira. Impamvu yiswe izina ryo mu Nkomane za Ruganzu, aha tugiye kubona ibindi byiza byinshi. Tubone aho umwami Ruganzu yicaraga, saroye, tubone insyo bakoreshaga. Ese we babasore bawe babona akazi bakirangiza umwe mukuru atukanshakira amafaranga ngacuruza ingaye murumuna we ati nge nyihera make nge muri IBTC kwiga film making. Ubwo byabaye nyagucuruza amafaranga murumuna we wiyigiye umwuga, ubu no mukire ni utunze imiryango ngo uzashobora hanze. IBTC Film School ni kwa Rubangura muri etaje ya 4 mu muryango 406. Wanahamagara 0788545302 bitize ukajya ku rubuga wa#ibtcfilmschool.com. Mu gusya amasaka turabona byinshi bijyanye n'umuco nyarwanda, kandi kuko byemeza ko aha hantu habaye umwami Ruganzu. Bivuga koko nkuko bigaragara hano Inkomane, izi ni Inkomane za Ruganzu. Tugiye gukomeza tubereke mu ruganiriro rw'umwami Ruganzu, ndetse turebe n'ikambere, dukomeze aho tuza gusohokera nk'ubuvumo buzwi ku izina rya Kanyamise. Ubu noneho iyi nzira mureba irerekeza mu ruganiriro aho umwami Ruganzu yabaga yicaye aganirira n'abandi. Turaza kubona byinshi, turaza kubona insyo zakoreshwaga, tubone ikambere, ndetse tubone naho abagasha n'abashakazi babaga bicaye. Ibi ni byemeza koko tudashidikanya ko hano hantu ari mu Nkomane z'umwami Ruganzu. Bakunze ibisigano Fly na mukerarugendo, tugumane turebe byinshi hano aho umwami Ruganzu yaganiriraga. Uyu ni umuryango winjira werekeza mu ruganiriro aho umwami Ruganzu yaganiraga n'abantu, ndetse turaza kuhasanga n'ibindi bikoresho byinshi bya Kinyarwanda bigaragaza umuco n'amateka. Tugiye guhera aha aho abasyi babaga bicaye barimo basya, ndetse hari n'inzira ituruka ikambere ikagera hano. Turabona insyo n'ibindi bikoresho byinshi bya Kinyarwanda. Iki ni icyumba cyaturukaga ikambere, akaba n'inzira bacagamo abantu babaga baje hano baje gusya. Aha niho bicaraga, aha niho wasangaga abantu bicaye barimo basya. N'ikimenyimenyi turahabona insyo. Uru ni rumwe mu nsyo bakoreshaga basya amasaka, cyane ko muri kiriya gihe abantu bakundaga kurya umutsima cyane w'amasaka, byari bimwe mu biryo byabo. Izi ni ingasire dukomeza kugenda dusanga aha, tukabona izindi nsyo n'ingasire. Ibi bikaba bigaragaza bidasubirwaho ko ahariho hari umwami Ruganzu. Ibi ni bigaragaza koko ko aha ari ahantu hajyanye n'umuco n'amateka by'umwami Ruganzu. Bidasubirwaho aha ni mu Nkomane za Ruganzu. Nyuma yo kuva aho abantu babaga bicaye barimo basya amasaka, ubu noneho twerekeje mu ruganiriro. Uyu ni umuryango werekeza mu ruganiriro. Aha tugiye kureba aho umwami yabaga yicaye, umwami Ruganzu arimo aganira n'abantu be. Aha niho hari mu ruganiriro rw'umwami Ruganzu. Aho imbere yanjye ndabona aho bitaga ikambere. Aha niho havaga ibinyobwa bije bisanga abantu hano mu ruganiriro. Iyo ukomeje imbere gato, aha hari icyumba bivugwa ko cyari icyumba cy'umwami Ruganzu. Ngaha rero aho umwami Ruganzu yicaraga,
akaganira n'abantu be. Ngaha aho umwami yabaga ari asangira n'abantu be, aha niho byemezwa bidasubirwaho ko aha hantu habaye umwami Ruganzu. Nguru uruganiriro rw'umwami Ruganzu, aha turacyari mu nkomane za Ruganzu. Nyuma yo kuva mu ruganiriro, ubu noneho twerekeje mu bundi buvumo bwa gatatu. Ubu ni ubuvumo buzwi ku izina rya Kanyamise. Nyuma yo kugenda urugendo ruri hafi iminota 10, ubu noneho twongeye kugaruka kundi mucyo nyuma yo kuva mu mwijima. Aha turabona ni ahantu naho heza cyane. Ubu nibwo buvumo bwa Kanyamise. Aha binavugwa ko aho imbere yanjye ndimo kureba ariho umwami Ruganzu yacaga agiye gusura mugenzi we Kabaka wo mu gihugu cya Uganda. Aha mpagaze ni ku buvumo bwinjira bukagera mu gihugu cya Uganda. Aha niho umwami Ruganzu yacaga yerekeza mu gihugu cya Uganda agiye gusura mugenzi we Kabaka. Iyo yashakaga kujya gusura mugenzi we wo mu gihugu cy'Ubugande, ntago yacaga ku butaka, yacaga hano muri ubu buvumo agahita yingukira mu gihugu cy'Ubugande byoroshye. Iyi niyo yari inzira y'ubusamo kuri Ruganzu mu gusura mugenzi we wo mu gihugu cya Uganda. Iyo ugeze hano ukirangiza ubu buvumo, aho burangirira n'umunaniro mwinshi, wakirwa na hoteli nziza cyane, hoteli iteye amabengeza. Reka tuhagere turebe icyo batumarira, cyane ko abantu bava hano muri ubu buvumo bananiwe bashonje. Iyi niyo hoteli yakira abantu bavuye muri ubu buvumo. Nyuma yo kuva mu buvumo no kuva kuri hoteli, ubu noneho tugeze hano twasanze umuturage. Ni hafi y'ubuvumo, ni agace n'ubundi kabarizwamo ubu buvumo. Umuturage ushobora kubuza byinshi cyane kuri ubu buvumo, reka tumuganirize atangira twibwira maze atubwire byinshi kuri ubu buvumo bwa Musanze. Mwitwa bande? Nitwa Sebashitsi Fabien, nkaba nkomoka muri murenge wa Musanze. Byumvikane ko nk'umuntu utuye hano uzi byinshi kuri ubu buvumo bwa Musanze. Watubwira iki kuri ubu buvumo bwa Musanze? Icyo mbuziho gusa ndi mutoya, ntago ndi mukuru. Ubuvumo numvaga bavuga ngo bwaje kubwa Ruganzu. Ni ukuvuga ko Ruganzu ariwe wakoze ubu buvumo akabushyira hano. Natwe niko twabyumvaga kera tukiri abana. Ariko ubu ngubu natwe nta gihamya twari twabona, kubera ko urabona ngeze mu myaka 45 ubuvumo naravutse mbusangaho. Ntago byinshi nabuvugaho, ntago nabimenya, usibye ibiriho buno nibyo nabasha kumenya. Ariko nawe iyo urebye, iyo ubutembere nk'umuntu hatuye, ubona kuko kubuvumo bwakozwe n'umwami, kuko hari n'ibintu byinshi bishobora kuba bibigaragaza. Gusa byo nanje iyo mbirebye nsanga ari umwami wabukoze koko. Kuko ibi bintu iyo birebye mu buzima ni ibintu bitangaje cyane. Waba warigeze ubona bimwe mu bimenyetso bigaragaza ko hano ari aho umwami wakoze ubu buvumo? Gusa ko kumva babivuga gusa, ntabwo ndabimenya neza mu mateka. Mu mateka ntabwo ndabimenya neza ngo mbisobanukirwe. Nk'umuturage utuye hano, ubu buvumo ubona hari icyo bukumariye? Ubuvumo ubundi urebye budufitiye akamaro kanini cyane. Buriya mu terambere dufite muri iki gihugu, ubuvumo ni iterambere tufiteho cyane nka ba mukerarugendo. Urabona amafaranga yabutanzweho babukorera isuku babwubaka, bwamara kuzura ba mukerarugendo bakaza bakurikiyeho, kandi noneho bwamaze kuzura butaha n'abayobozi b'inzego zitandukanye z'iki gihugu cyacu. Urukumva ko ni uruhare runini tufiteho cyane rukomeye. Mwebwe nk'abaturage mukora iki kugira ngo murusheho kubungabunga ibi byiza nyaburanga cyangwa se uduce tw'ubukerarugendo tuboneka hano mu karere ka Musanze? Ubundi ni ukuvuga ngo cyane ikintu tubukorera, urabona nk'ubu buvumo hari igihe ahanini bubamo ibintu by'inyamaswa. Hari ibinyogote birimo, hari izindi nyamaswa zimwe tutazi, hari n'inyoni ziguruka ziba zirimo. Ariko nanone iyo urebye
ntago inyamaswa irimo nta muntu uturutse hirya utaza ahantu ugomba kuza kuyangiza usibye umuntu hatuye. Umuntu hatuye rero ntago agomba kuza gukora ibyo bintu, ahubwo iyo nanone iyo inyamaswa igize icya wenda yaba irimo igasohoka, urabona nk'abakozi baba bahahora buri mwanya bahakorera, umuntu abasha kuba yababwira nabo bakabimenyesha inzego zibakuriye, bakaba baza kureba ako kanyamaswa akariko, none inzego zibishinzwe zikaza zikagakorera indiragatware zo kuba zagasubiza aho kavuye katurutse, ibintu nk'ibyo. Niye message wavuga cyangwa se nowe butumwa wahereza abantu batigeze basura ubuvumo bwa Musanze cyangwa se bafite amatsiko yo kubumenya? Ubundi kugeza kuri iyi saha, kugeza naho ubu buvumo babutahiye, umunyarwanda utarigeze kujamo ngo abe yareba ibintu byakorewemo, ubundi ni ibintu byinshi yacikanwe byinshi cyane. Ubundi twe mukuzura kubuvumo kubera ko nanjye naje kubukoramo bakibukoramo, naje kubukoramo nabugenzemo cyane, tuciga no kwishura ahangaha twanabujagamo, tukavano tugatungukira kuri kaburimba. Ariko none akarusho bukimara kuzura inzira imaze kuboneka neza nyabagendwa, buriya umuntu utarabutashe ico gihe ni ibyiza byinshi byamucitse kugeza kuri iyi saha. Murakoze cyane. No kandi tubasanze umusaza w'inararibonye, ni umusaza tubona ko ari umuntu ushobora kubuza byinshi kuri ubuvumo bwa Musanze. Muze watangira utwibwira? Nitwa Macumu, ndi mu mudugudu wa Gaturo, mu murenge wa Musanze, mu kagari ka Cyabagarura. Mufite imyaka ingahe? Imyaka 62. Muze ngaho mutubwire byinshi kuri ubuvumo mwavukiye hano, murabuzi neza, murabusobanukiwe? Ubuvumo bavuga ko ari Ruganzu wabukoze, kuba mwirukagaho abamurwanya, abazungu bamwirukagaho, akaza agashinga intwaro zingo akarigita akanyura munsi, yazamuka yabona bamukurikiye kongera agasubira hasi akagenda. Nuko tuzi, nuko batubwiye uko bimeze. Abandi bakavuga ko wari byataramboma madoteri by'ibirunga, byiruka ry'ibirunga ngo byabikoze. Ubwo rero Uruganzu yari umuntu w'igihangaye, abantu bavugaga ko ngo yari umuntu ukomeye. Hari n'ibindi bintu bamuvugaho byerekeye muri Gakenke amano ye naho imbwa ze zariragwa amadini ho yicaraga, ahantu byishushanyije. Ubwo rero ubuvumo nabwo dufitiye akamaro, ba mukerarugendo baza kubusura bo mu mahanga, ariko abanyarwanda nibo ntakunda kubona baza. Sindi kibitera rero bagombye kwihangana nabo bakajya baraza bakamenya ibyo biba mu gihugu cyabo, bakareba uko bimeze, ntibabibwirwe n'abandi. Nose muze ubona koko umuntu umwe ashobora gukora ubuvumo bwinshi bungana gutya kandi bunini bungana gutya? Ibintu byarantangaje nanjye, ubwo bushobozi yabukwese nahamenya, ariko abenshi bavuga ko ngo ari we wabikoze, abandi bakavuga ko ari byo rukajya ibirunga niho ngo bwaje kuba. Ubwo kwimenya ni ibintu by'amayobere. Muze uretse ubu buvumo mufite hano mu karere ka Musanze nk'ibyiza bitatse aka karere ndetse hakaba n'agace nyaburanga, ni iki kindi mufite hano mu karere ka Musanze washishikariza abantu bakurikiye iki kiganiro kuzaza gusura? Bazaje zibaza barebe hari umuntu uza muri parike y'ibirunga, ibibamo burire mu birunga, barebe zaraki kiziba muri hejuru muri Muhabura, barebe bagere no muri za Burera, barebe ayo mazi. N'ahandi muri za Gakenke hari ibuye rya Bagenge, naho ngaho amano ibirenge bya Ruganzu aho byakandagiye n'ibibuguzo bye muri Gakenke birimo. Murakoze cyane muze. Ariko akaga kabaho rwose. Ubwo uzi wa muhungu wanyiciye amafoto uko ambwiye, ngo rekamo amafaranga ngo twongere dukodesha imyenda y'abageni, ngo nawe yongera dufotore nkaho birimo kuba. Hanyuma se ubwo gitifu muramuhamagara nawe muri iyo kinamicora? Suko kandi ubundi nakubwiye ntibishinge IBTC rwose nibo bahanga mu gufotora ibirori. Sinzi niba uri kumva karite byikorewe n'abarimu babyigisha.
IBTC uyu ni wa mwarimu usobanutse ku mashusho bigashimangirwa n'abo yareze bahagaze neza ku isoko ry'umurimo. IBTC byayiteye ishema iti byiza bikeneye akanyuzo ituzanira IBTC production. ariko tekereza umutoza wo guhamiriza yigiriye mu mudiho aho ntabwo ashakisha. Ushaka filime documentaire ikoze kinyamwuga, urifuza ubutumwa bwamamaza ibikorwa byawe bikaba kimenya bose, egera IBTC production. Kimwe nawe ufite ibirori wifuza ko bitazibagirana cyangwa uri umuhanzi ukeneye clip y'indirimbo, nibavuga IBTC production uzumva ifoto ikeye ya yindi yivugira iwabo wa graphic design na web design. Ibi byose kandi bigakorwa bitakugoye mu giciro mu kanya nk'ako guhumbya. IBTC production ni i Kigali kwa Rubangura muri etaje ya 4 mu muryango wa 406. Wanahamagara kuri 0788558094. Mu bihumbi 2012 ubwo hatangiraga ishuri rya IBTC Film and Design School ryigisha gufata amashusho, gufotora no gukora filime, nta watekerezaga ko byagera ahangaha hose. Ubu abarisohotsemo bayoboye uruganda rw'amashusho aha mu Rwanda no muri East Africa. Ni abakozi b'amateleviziyo, ni ba rwiyemezamirimo, bafite n'ibindi byinshi bakora. Abangabo bose bigaga bicaye mu ishuri imbere ya mwarimu. Ubu noneho IBTC Film and Design School yabise ku rundi rwego, iri kwigisha benshi vuba kandi neza kurusha mbere. Impamvu nuko ubu bakoresha ikoranabuhanga ryo kwigishiriza kuri internet online. Murakaza neza ku rubuga rwa IBTC akanyerezo e-learning.com cyangwa se ukanayibona unyuze ku rubuga rusanzwe rwa IBTC Film School. Ibyiza by'iyi program nuko ihendutse kurushaho, ukigira aho uri hose ku isi kandi ukigira igihe cyose ushakiye. Kwiyandikisha nabwo unyura kuri IBTC akanyerezo e-learning. Duhamagare kuri 0788 54 302 na 07 28 54 302. Umwihariko w'aya masomo nuko noneho IBTC bari kwigisha ubukanishi bwa moto ku buryo ishwanyaguza ugashyira hariya ukongera ukayiteranya mu kanya nk'ako guhumbya, kandi byose biri online.